so icyifuzo canje kwari kubasaba nationalite y'u Rwanda nkitwa nanje nkitwa umwana w'umunyarwandakazi nkibera uwanyu murakoze. umwe mu ba DJ bakomeye bazwi cyane mu gihugu cy'u Rwanda ariwe DJ Ira yabonye ubwenegihugu bw'u Rwanda nyuma y'uko Perezida Paul Kagame yemereye DJ Ira ubwenegihugu bw'u Rwanda. Kuri uyu mukobwa uzwi ku izina rya DJ Ira ariko witwa Divine yahawe ubwenegihugu bw'u Rwanda. Ushobora kwibaza ngo byagenze bite kugira ngo DJ Ira ahabwe ubwenegihugu cyangwa n'ubuhe buryo yabikozemo kugira ngo ahabwe ubwenegihugu bw'iki gihugu cy'u Rwanda. Mu bisanzwe DJ Ira ni umurundikazi. Uyu murundikazi akaba amaze igihe kinini aba mu gihugu cy'u Rwanda. Uyu murundikazi umaze kubaka izina rikomeye cyane mu Rwanda mu kuvanga imiziki mu bitaramo bigiye bitandukanye ndetse n'ibitaramo bikomeye cyane muri iki gihugu cy'u Rwanda. DJ Ira yasabye ubwenegihugu ubwo byari ku cyumweru ubwo ari mu bitabiriye ibiganiro bya His Excellence Paul Kagame mu bantu barenga 8,000. Uyu mukobwa ubwo yahagurutse agiye gushimira Perezida Paul Kagame yaragize ati ndashaka kubashimira ukuntu umwana w'umunyamahanga ahabwa amahirwe nk'undi mwana wese w'umunyarwanda. Ikindi kandi mbashimira ni ukubashimira ukuntu umwana w'umukobwa ahabwa amahirwe nk'ay'umwana w'umuhungu. DJ Ira yakomeje abwira umukuru w'igihugu ko yagiriwe umugisha ko yarageze muri iki gihugu cy'u Rwanda. Yaragize ati nyakubahwa dukunze guhura mu bikorwa bigiye bitandukanye. karakazi iki ujya ubyina nanjye ndi mu bajya bakakubyinisha. Ikindi kandi cyanshimishije nuko mu bikorwa byo kukwamamaza twari kumwe kugeza unarahiye kuri Stade Amahoro nabwo twari turi kumwe. Yarakomeje agira ati ni ikintu kidasanzwe kugira umukuru w'igihugu nkawe udukunda kandi uhora utwifuriza ibyiza. DJ Ira yeje kubwira Perezida Paul Kagame ko nta kindi kintu cyaruta kuba yamuhereza ubwenegihugu nawe akaba umunyarwanda nk'abandi bose. Uyu yaragize ati icyifuzo cyanjye bitewe n'uko nakunze u Rwanda amahirwe nagiriyemo ni ukubasaba ubwenegihugu bw'u Rwanda nanjye nkitwa umunyarwanda nkitwa umwana w'umunyarwanda nk'abandi bana bose nkibera umunyarwandakazi nkibera uwanyu. Perezida w'iki gihugu ariwe Perezida Paul Kagame yahise abimwemera ati ababishinzwe hano babyumvishe. Arakomeza ati ni bande bireba ndabikwemereye ahasigaye nawe ubikurikirane. Perezida Paul Kagame yabwiye DJ Ira ko ibisiga agomba kubikurikirana mu buryo bigomba gukurikiranwamo. DJ Ira yageze mu gihugu cy'u Rwanda mu mwaka wa 2015 ubwo yarashoje amashuri ye yisumbuye azanywe na DJ Bisoso. Ku babizi DJ Bisoso nawe ari umwe mu bantu azi kuvanga imiziki cyane ku rwego rukomeye cyane muri iki gihugu. Uyu kandi ni na mubyara wa DJ Ira akaba ari namwe mu bantu bamufashije gutera imbere no kuba yakinjira muri aka kazi ko kuvanga imiziki. Kuri ubu rero uyu mukobwa yahawe ubwenegihugu bwo kwitwa umunyarwandakazi nk'uko yabisabye kandi akaba yiteguye gukorera igihugu mu buryo budasubirwaho. Amazina yo bwite bamwita Iradukunda Grace Divine wamenyekanye cyane nka DJ Ira mu kazi ko kuvanga imiziki. Uyu nguyu nyuma yo kwemererwa ubwenegihugu na Perezida Paul Kagame kuri uyu wa kabiri tariki 15 Mata 2025 yarahiriye kuba umunyarwandakazi byemewe n'amategeko. Ni ukuvuga ko ngubu DJ Ira ntago akiri umurundikazi ahubwo kuri ubu ni umunyarwandakazi. Tariki 16 Werurwe 2025 nk'uko twabivuze nibwo Perezida Kagame yari yahuye n'abaturage bo mu mujyi wa Kigali muri BK Arena. Nibwo DJ Ira yaje kuba yamusaba kuba yaba umunyarwanda bakamuhereza ubwenegihugu ku buryo budasubirwaho. Kuri ubu rero ubusabe bw'uyu mukobwa udasanzwe bwamaze kwemerwa. Kuri ubu DJ Ira ni umunyarwanda kandi umunyarwanda witeguye gukorera igihugu ku rwego rw'uko yanagipfira. Ni icyemezo kidasanzwe ko wabona umukobwa ugera mu gihugu akagikunda ndetse agafata gahunda y'uko bibaye ngombwa yaba umwenegihugu w'icyo gihugu mu buryo butoroshye cyane ndetse n'ibintu bidakunze kubaho. Nyamara
nyamara abahanga mu byo kuyobora ndetse n'abahanga mu bigendanye no kumenya birababaje cyane kuba abarundikazi cyangwa abandi bantu baturutse mu bihugu bigiye bitandukanye babona ubwiza bw'u Rwanda ariko wowe waruvukiyemo ukaba utabona ubwiza bw'iki gihugu. Ntituza gusubira inyuma mu mateka, iki gihugu ni igihugu kidafite amateka yoroshye, nyamara kugeza ubu ngubu ni igihugu cyiyubatse, kugeza ubu ngubu abanyamahanga baragikunda bifuza no kuba bakijyamo. Muri Afurika yose igihugu cy'u Rwanda nicyo gihugu cyonyine gifite umutekano kuruta ibindi bihugu byose waba warigeze kumva. Iki gihugu kiza ku mwanya wa mbere ku isi mu bihugu bifite umutekano, nubwo ari igihugu gitoya gifite abaturage biyubashye, abaturage bakunda umukuru w'igihugu abaturage bakunda umukuru w'igihugu kandi abaturage bakunda iterambere ry'igihugu cyabo. Abanyarwanda muri rusange barashishikarizwa gukunda igihugu cyabo ndetse bakabigira ibyabo, cyane ko igihugu kiba ari icyabo, bakabikora babikunze, bakabigira nk'inshingano zabo uko bwije n'uko bukeye. Si uyu gusa ukeneye ubwenegihugu bw'u Rwanda, ahubwo ni abantu benshi bagiye batandukanye. Nyamara ikintu kibabaje ni uko abanyamahanga, abavuye mu bihugu byo hanze i Burayi, muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bajya muri iki gihugu bakagikunda, ariko Abanyafurika tugahunga Afurika yacu tujya mu bihugu by'amahanga, hahandi hari irondaruhu, aho bazajya bakubona uko usa byonyine bigatuma bumva batifuza kuba babana nawe. Ese niyo mpamvu yaba yihishe inyuma y'ibi byose? Ni ukutanyurwa cyangwa ni ukutamenya ko Abanyafurika turi abantu bakomeye, natwe twakora ibirenze iby'abazungu bakora. Nituza kugaruka mu bushakashatsi cyane, turasanga Abanyafurika muri rusange ari abantu b'abahanga bafite ubwenge ku rwego mpuzamahanga. Nibo bantu bakoze ibikorwa bigiye bitandukanye ku isi byatumye n'isi imenyekana kugeza amagingo aya ngaya, ariko bitewe n'uko abazungu bakunda kubaca intege mu buryo budasubirwaho, ibi ngibi bituma Abanyafurika batigirira icyizere. Rero uyu munsi nje kukubwira ngo uri umuhanga, urashoboye, ufite ubwenge, gerageza wigirire icyizere, bizagufasha kuba watera imbere no mu buzima bwawe busanzwe. Kuba DJ Ira yahawe ubwenegihugu bw'u Rwanda ni ikimenyetso kigaragaza ko icyo gihugu ari cyiza. Wowe uri mu gihugu mo imbere, gikunde, cyitangire, n'ibintu aba ngombwa ugikundisha n'abandi bantu bagiye batandukanye, kuko igihugu ni icyacu ngo tugikunde, tukitangire kandi tukibera abaturage beza, kugira ngo tuzagisigare cyiza kuruta uko twagisaza. Reka tuzabane mu kiganiro cy'ubutaha, aho nk'uko bisanzwe wari uri kumwe nanjye Odette Uwingabire, Akiro Kanyamibwa. Stay safe, be blessed. Kuri njyewe ndabakunda cyane abantu mudukurikirana uko bwije no ko bukeye, ni ukuri abantu mukurikirana umuryango mugari wa Kora TV Show, muri abantu b'ingirakamaro mu buzima bwacu, turabakunda cyane, dukunda uburyo mudushyigikira, komenti zanyu ni ingirakamaro mu buzima bwacu. Nkunda kubabwira ko kubaho ni ukubana, umuntu ufite ubuzima budafite icyo bumariye abandi ubwo nta buzima burimo. Rero reka uyu munsi dushyigikirane, dufashanye, dukundane, ni nabyo bizatuma dutera imbere mu buzima busanzwe. We rero utarakanda follow kuri Instagram page yacu, kuri Facebook page yacu, kuri TikTok, kuri X, ndagira ngo mwibutse ko twafunguye imbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye, harimo TikTok, Instagram, Facebook n'ibindi bintu bigiye bitandukanye waboneraho amakuru adasanzwe. Kwifuza ubusobanuro bw'ibintu bigiye bitandukanye, amateka y'abaperezida, amateka y'ibihugu bigiye bitandukanye, ujye utwandikira muri comment section tugukorere icyo waba wifuza cyari cyo cyose. Kwifuza kwamamaza rero namwe mwatwandikira muri comment section. Reka tuzabana ubutaha, ndabakunda cyane.